irushanwa urigiteguye gute irushanwa urigiteguye gute bitanu urabicyura irushanwa wowe utsinda nanjye gira icyo ubwira abafana bawe cyo nabwira abafana banjye bakomeze bangume inyuma kuko njye ndi mu bantu ba mbere bagiye gutsinda sawa twagiye we wabwira icyo abafana bawe kora ekipoma mushe irushanwa rirakomeye cyane abari kukureba ikiganiro cyawe kimeze gute amafaranga inote 5,000 ndayacyura ariko n'utwibe ntago nge mbiba utsinda leta yacyura okay muriteguye okay tugiye kubara rimwe kabiri muriteguye nimvuga gatatu subira inyuma muri kwiba subira inyuma muri kwiba nyina nimvuga ngo gatatu muze uri kumva twagiye rimwe kabiri gatatu muze umfata yatware kameramani bivade umfata ndi hano umfata yatware vayo umfata yatware kuri Musana TV mukamana dukurikiranye kuri Ema TV show nagira ngo mbabwire yuko match igiye kugera gute igiye gutangira ngende umusifuzi rimwe haya kabiri gatatu ubari mvuga ngo oya buretse nabyo amaboko abiri fisi amaboko abiri urahita utsira oya yarayise agira sawa mushireho nanone okay agerayo neza okay kabanze nkure ndambaye n'akazi sasa aka hano sasa kabera mama wala kakaruka matene njireri none se nago nagira ngo kumanza yituryama ryama murasere uyu mushinga witeguye gute nongeye kunezezwa nawe wowe ukunda kujya dukurikirana ku biganiro byacu dukunda kukugezaho umunsi ku munsi reka nkubwire ko muri iki gisata cyacu The Storybook ukiri kumwe nanjye Emi Atoman uyu munsi rero ni ikiganiro cy'amateka bimeze biti ibintu ni wanene tinyano nerekanye kuri kamera nkiyerekana kandi urabizi ntabwo njya nkunda kwiyerekana kuri kamera bimeze gute iki kiganiro wowe udukurikira kuri Musana TV wowe udukurikirana kuri Ema TV show reka nkubwire yuko ubu ngubu noneho ni ikiganiro cy'umwaka ni amateka ku biro byawe bingahe 150 fimba bari buretse gatubu kubyo telefone babishyize muri silence kugira ngo tuganire neza twimbikane amakuru yawe ni meza ndashima Imana urakomeye cyane fiyoruka gutera akabariro ryawe so navuga ryarira ashize iminsi 2 ariko ariko umuntu tukubona hano muri iki kiganiro akahita avuga ati ariko se fisi yateye akabariro birakunda cyangwa ntago bikunda mbwiza ukuri birakunda tunese byakwanga gute bigenza gute aze mboro wega mukabo gate buri wese ariko kuva muri telefone kugira tuganire n'abantu niza gato mbe ngumfashireho gatoya hari abantu bari kunshaka cyane oya abo ngabo ubihoreye reka tumaze dufasha ntuyizimye nago ndeje kwishyira muri siyansi baba rero mbwire utera gute nyine akanuza akabariro ku biro bya 150 nyine biterwa rubango ngewe manyene umukobwa mutoya ufite ibiro nibura nka 40 kumanura vugisha kwe ejo naraguhamagara kwereje linki y'ikiganiro cya Nzovu warakibonye wapi ntago nakibonye ntago ugeze uyireba ashaka umurebere ari kuri umukobwa bari kumukuna ngana narakibonye warakibonye uriya mukobwa rero
yifuje ko umunsi umwe nazaguhuza nawe ngakora surprise mu kiganiro nagutumiye ibyo bintu yifuzaga ari heze kumuhamagara kuri telefone noneho mbahuze twumve nimba koko akose umuhungu wanjye buriya muntu wamubonye gute njye nabonye ntari biryiwe n'umwana mwiza byanze bikunze kuko buriya abantu biraraguhingahinga abantu banini nta mutima mubi twe tugira kubera mushingira kuki nshingira kuko nyine tugira umutima mwiza kuko abantu batoya bo baba bafite umushira ariko abantu banini nta mutima mubi bagira pe habe namba mwandikiye SMS katutegereze turebe amakuru y'iminsi rero imihanda yari kuyibona gute imihanda nyine ni kwa kundi bunafunguye indi channel yitwa Hogoza TV nanabusaba abantu bagende bagiye kuri YouTube channel yanjye yitwa Hogoza TV bakore subscribe bakore no kazogera bazajya babona notification. Wow, uyu munsi tukiri kumwe mu kiganiro cyacu bita The Story Boko hahindukira ku ruhande urebe Kamera mako kanu kwamfatira neza uri kubona neza barimo neza yewe oya mumbore gato ya mwese muhindukire mwese mwese buretse gurike ngambare mubyina karembo bita bendova bendova oya agaza ko mudasomanye uretse kwicara ariko uretse kwicara ari ikiganiro uyu munsi cyose nagikora ko iki ni ikiganiro cy'umwaka mwana mwebwe mukunda gucyana ikiganiro cyacu kuri Musana TV cyangwa kuri Ema TV show mwe mukunda kubana mu gisata cyacu bita The Story Book ndagira mbabwire ko uyu munsi ari umunsi w'amateka ikaze Adeline bimeze biti ibintu na amahoro ibaza hano nanjye nigaragaje muri kamera ntabwo ari ikiganiro kiraryoshye ariko se mbora fibora ubukuye gapo gatoya mbora ukoroga gapo ubugashyize aho ngaho mu ntebe mbora ukoroga gapo gashyira gato mu ntebe yego nyagasani we kamera mbora ako kantu gafate neza yesu we fimbabarira muhoberane turebe neza oye none se ntabwo muri kwegerana neza ngo mbe finkasa nkuje nk'abantu bakora turebe musa w'ikibwa Musana ni iki yewe Adere amakoro umeze gute bashima Imana nayina nabakumbuye nongeye gura iminsi myinshi cyane duherukana uri kumwe na Nzovu ase ko nasabiye Nzovu baramuha Nzovu se sinamwimikiza cyari iti wewe jana gira ngo nsabire fisi ntago byavamo iyi kategori nanjye ntago byavamo kubera iki gutinya utararunguruka oya mama baramubwira ko kantu nata baramubwira ko kantu impamvu se ubango afite inda nini nanjye nkagira inda nini bakunzi bacu mudukurikiranye fisi buretse gatoya mwe mudukurikiranye kuri Musana TV namwe mudukurikiranye kuri Ema TV show reka mbabwire ko ngiye nkiri Emi Atman kamanze ni darapo ariko kuko ntago abantu benshi bakunda kumbona ntago kumva benshi nubwo bananzi ariko nagira ngo manze ni darapo wanyumva inyuma ya kamera gusa uyu munsi rero nkaba nabazana icyo bita show y'umwaka ku biro 150 ku biro 100 mbabarira umwe aterura undi mbabarira umuterura mworewe data we tugiye mu kiganiro oya ntiza gatoya mbabara basi umwe gerageza fisi mbabarira mubikore reka twereke abakunzi bacu Adere mbara umuheke turebe basi tega umugongo wajyemo turebe ye mfite iryitanu urumva ndamurusha senkani ngamuheke turebe muheke turebe nanjye sinamuheke kuko ndwaye akaguru ngo bishoboka sibwo wowe uri kumva ibintu uri kugereranya reka maze na gatoya ayo
Adele yakira agatebe. ntabwo bishoboka. Yabana twinjira mu kiganiro neza tukimika dukomeza tuganira ibintu byinshi cyane. Nagira ngo mwari gushyiramo ka distance. None se ubwo murahuza amatako biragenda gute? Ewe! wahageze Amakuru ya Adele. Eh? Umeze gute se? Ndakomeye ndashima Imana n'abantu ndi nugera ku isoko Urashima Imana. cyane. harya hano bahita Iyo umuntu Mugashyekera. atarwaye hoya kano kabari Ku gasoko mugerageje kuri Nice Corner. umva kuri nugera ku gasoko ubaze ngo kuri Nice Corner ni hehe Ehe. ahumeka Mm. ibindi niho rero niho Aba ari ibyo ngibyo. rero no kongera kubabona Sawa. Ehe. ni ukugirirwa umugisha. Ariko mbabarira uko umeze gutyo. Fata gutyo. Fi mbabarira nawe fata gutya akaboko ugashyire kuri noza. Gutya? Ariko mwese musa nk'abazamura imipira gutya. Muzamura imipira. Zamura na fisi nawe zamura. Nawe Adele nawe zamura. Kugira ngo Yawe! Akasemuterera ibyuma. Uyu mwaka ni show. Mwebwe mukunda kudukurikirana kuri Musana reka mbabwire ko uyu munsi ari show, uyu mwaka ni uwa show. Turahangije neza mu mahoro iki kigano umuntu wese uzakibona. Kizaba ari show. uri kumva Mana abantu we. bagenewe guterura ibyuma Mhm. twebwe rero byatuvutsemo. nibyo rate twebwe byatuvutsemo ntabwo bisaba kujya kubiterura kugira ngo tuzanye pinya. Aha. Imana ijya kuturema yarabanje iritegereza. Yego. Duha Adele wabyibushye ufite imyaka ingahe? Nicyo kibazo cy'amatsiko dutangiye guheraho. nabyibushye mfite nk'imyaka nka 22 nibwo natangiye kwiyongera. Ntabwo nari muto ariko nari mfite Icyo gihe wari umeze wanganaga nka gute? icyo gihe ntabwo nari muto cyane ariko nari mfite umubiri wo kubyibuha. Mm. Icyongeyeho kandi icyo gihe nari nkiri umukobwa. Mhm. Ubu mfite umwana. Hari ukuntu rero iyo umaze kubyara ibintu umubiri urekura. Abana bangahe? Mfite umwana umwe. Umuhungu umukobwa. Mfite umwana umwe w'umuhungu. Umuhungu. Papa we makuru ye. Papa waraho Murabana ameze se? neza ntabwo tubana ariko buriya erega abantu bose babyaranye ntabwo ari ngombwa ngo babane. Uri umufiyemere. ariko wowe umugani ni ukubera iki ako kantu Kameze gute? ni ukubera iki ako kantu abantu bose babyaranye batabana Ntabwo ari baba babyaranye badakundana baba babyaranye byarabaye impanuka Adele tunyuremo gatoya mu buzima bwawe. Ese papa w'umwana niwe wakwanze kugira mutabana cyangwa niwe wabonye ko mutabana? Oya ntabwo twigeze dukundana byo kuvuga ngo tuzabana. Ahubwo ubwo nyine byabaye ngombwa ko Imana iduha iyo kado. bakoze izina Ariko uretse gato nanone hari ukuntu abantu bajya bakunda kuvuga ngo abasore b'iki gihe basigaye ari imbwa. Ni njyewe ubyivugiye njyewe Musana. Njye impamvu mbivuze abasore b'iki gihe batera inda bakihakana abana. Biterwa n'iki kuba wakumva ko umusore yaguteye inda akugira afata inshingano zo kuba yagutunga. Ahubwo akihakana umwana cyangwa wowe ntabwo ugeze amwihakana. Njyewe ku giti cyanjye ntabwo byabayeho ngo yihakane umwana kandi nta nubwo namwitimuka kuko mu bushobozi bw'ibyo ashoboye arabikora. Aramufasha. Ikindi kuba tutarabanye ntabwo byakuyeho ko yarashatse afite umugore. Uri kumva tukikuri ako kantu fisi we niki cyatumye none atagushaka ajya gushaka undi mugore kandi waramubyara n'umuntu mukanabyarana ariko agahindukira agashaka undi mugore. Ntabwo nawe wari uwifashe cyane kwa kuntu ubusanga abagore b'iki gihe namwe mwarigize intare z'amakare aho kujya mu intare z'inkore. Ntabwo twari dufitanye gahunda yo kubana nk'umugore n'umugabo. Karabatunguye ni akantu Imana yabazaniyemo ko umugisha agahita kabatunguye. Imana yaduhaye turabyara dufata umwanzuro wo kurera cyane ko nawe yabyitwayemo neza ashatse vuba nta myaka 2 ishize ashatse kandi dufite umwana w'imyaka 10. Ariko wakongera ukamo hoya ngaho yaciye ntabwo waca ikifi urwanga tubwize ko Adeline waretse kutubeshya waretse reka nkubaze ririya jambo ngiye mbona babeshya gute rero ibintu byo kuvuga ngo aho yaciye ntabwo waca urwango. Ubuse abantu bagenda bahura nabo tuvuye kuri kote yo kuvuga ngo umuntu muba mwarabyaranye hari ukubyarana no kuba wahura n'undi muntu. Ubwo se aho hantu buri gihe yagiho rihanyura oya hari ukuntu rega abantu bahuza haci wenda tubare nk'urugero ushaka guhuzwa na fisi kubera irari ry'ubusambanyi nkuko mungana gutyo nk'ukuntu abahuje mu kiganiro mu nyuma mukavuga ati ariko reka tujye kwipima turebe ibintu biro byacu nimba byakora akazi ukamurahuje ugasanga fisi akazi ni Matiyasi ni 1 2 3 amasegonda barayongereye amasegonda ya WhatsApp barayongereye asigaye amara umunota umuntu ahinga umushike ashoboye ari Musana
Tazavuga ngo abantu babyibushye ngo ntabwo dushoboye. Neza dushoboye ibyo tudashoboye. Kandi baye baranavuga ngo uburi mubyizi muko ntako abana. Rata mwebwe mudukurikiranye kuri no munota mukamugeza kuri iki kiganiro mukomeza gukurikirana kiza kandi kimaze kuryoshera kambabwira ko muri kumwe na Adeline muri kumwe na Fisi Nyamunini nakubwira ngo wanyandukira ku Gahozo TV ugakanda subscribe ni channel nshyashya ya Fisi yafunguye akajya bageza Hogoza akajya bagezaho ibiganiro buri munsi umunsi ku munsi uploadinga Fisi karame urebye Adeline uri imbere y'abantu badukurikiranye kandi badukunda hari n'umuntu ushaka kuba atarakana subscribe akaba ari kuri kino kiganiro cyamushimishije yakishimiye wagwamo Adeline ni mwiza ikindi afite umutima mwiza abantu babyibushye baranakubwira ko bagira umutima mwiza yego no vango rero Adeline nta kuntu atabura kugira gute nta kuntu Adeline ntabura kugwamo gusa nyine impamvu bitakunda nuko ari munini nanjye nkaba munini dukoze ivi ntabwo ubu bivuze ku biro byanyu 150 ngayibaze ntabwo wakipebera ngo afite ijana nkagira iryitanu nese urumva byavamo hasi unakoresheje posters ku muntu muto oya kuri we ku munini bibaye oya uyu nguyu n'uvango isi irangiye urabona isi irarangiye isi igiye kurangira tugasigara turi babiri nawe yego nta mwana wazigera abaho isi yabiziye none se sinamurongo ntabwo kagera yose nawe ubwene andyamye hejuru ntabwo byakunda mucuritse nkamuheneshe ntibyakunda Adeli wavugana nk'ubishirangiye ikavuga ati Fisi Nyamunini na Adeline Imana ikavuga ngo ni mwebwe mutagomeye Imana ni namwe ngomba gusigara ku isi mukazazungura umuryango Adeli wazakoresha iyo tekinike ku buryo Fisi basi wenda yagira ngo ti agateramo akabiye kumva Imana yemeye ko twe dusigara yabizi n'uburyo ako byanakunda uretse ngubwire ukuntu byakunda ndabyibutse no kuvuga ngo kurongorana ntitwarongorana ariko hari uburyo ashobora kwambara nk'ubusa ngashyukwa namara gushyukwa tayari gahunda igahita nayo igira gute yivuge mu mazina nyine gahunda wamaze gushyukwa ukikinisha se hoya nkikinisha se gute turi kumwe kandi nabana iyo washyutswe buriya uri umugabo bivugamo gake na gahunda pare imwe y'umweru noneho zamanuka rero noneho ugatukubita hano wamara gukubita hano ihita yinjira indi irinjira umwana akaba aravuye ntabwo ari ngombwa ngo muryamane ampaye nka dada umwana akaba aravuye igorata ubwo muri iyo myaka mu gihe turi kwiranja gutyo tuba twatanye no gufata regime kandi wibuke neza yuko isi yagize ite yarangiye ngiye gushyira inote y'ibihumbi 5 muri iki kiganiro mwebwe mudukurikiranye muri iki kiganiro ngiye gushyira inote y'ibihumbi 5 fata akaboko kawe gutya nkuko ubona akaguru kanjye kameze gutya akaboko kawe ako Adeline nawe fata kunga ko kawe aho yakoko hirya ubwo mwese murashyiraho turebe nimba ari akangaka urapejesha akahe upeza undi akamanura umwe akamushyira hano nasa nk'uwicara intebe ireba gutya Adeline tera intebe uyu mukino ngiye kuwusifa ngiye mushyire mwite hesa bana kameramani mbabara umufatire neza kano kantu mamaza hajya rubangura egizeri ninde haya reka umukino ugiye gutangira ku biro byawe bingahe igikombe cy'inota ya 5 cyiteguye gute niteguye kugitsinda ku biro byawe bingahe 100 ku gikombe cy'inota ya 5 uteguye kugitsinda gute kugitwara murekuranye mumanze mugire gutya amaboko mushyuhe wanamanza mushyuhe haya ikipe ya Fisi Nyamunini abayifana ubwo muri comment mwe mwandike mwe mudukurikiranye
Okay, umukino amabwiriza rero ukuntu umeze no mukino. Fisi, fata akaboko kawe uragashinga aho ngaho, nawe gashinge mufatane. Fisi niba kumanura hano akakumanura shinga, nakumanura gutya buretse gato yagiye yose akakumanura gutya. Inote ya 5 Adeline wabugize gute? Urabuyitsindiye. Fisi numuzana ukamushyira hano, inote ya 5 wabugize gute? Cameraman baraka kanu gafate neza. Okay, mwe mudukurikiranye kuri Musana TV, mukamana dukurikiranye kuri Emma TV show. Nagira ngo mbabwire yuko match igiye kugira gute, igiye gutangira. Ngende umusifuzi. Rimwe, haya. Kabiri. Gatatu. Ubari mvuga ngo oya, buretse. Nabyo amoko abiri Fisi. Amoko abiri urahita utsira. Oya, yarayise agira. Sawa. Mushireho nanone. Okay. Uzabasha kurongora no mugore uzabasha kurongora umugore gute utanabasha no kwa wamupeza. Twagiye ma. Okay, twamanuye. Mutangire. Oya, ma. Wewe wateruye. Ungiye gutanga amahirwe ya nyuma. Ari guterura. Yigo ma. Nta guterura, ubwo n'ugupezanya. Wamanura gutya akabara gashinze. Ikindi wavuga niki? Nge nanara hano. Oye, titwaje icyo kintu mwirusha. Ntacyo tugenda. Nimvuga gatatu nkavuga ngo go, mureta mutangira. 1 2 3 go. Nakubonye. Wateruye. Kaboko kawe katerutse hano. Noneho katetse mwongere rimwe no ryanyuma. Utsindwa udatsindwa mwese nimukomeza kunganya gutyo. Match yahita irangira. Raba match ne tuzongera kuri ikindi kiganiro indi match ya kabiri. 1 2 3. Match yarangiye. Wateruye nawe utsinze uteruye. Teri intebe neza tuganire. Yewe data wesha mwese muri bamwe. Bibiri by'ikizi. Biratari byo kugira ngo bigende gute. Oya. Uraduha nibura yuko ko nigeze kugwira akaboko kera. Yo nkagizemo imbaraga gahita kagwa shoke. Ubwo bivuze nyine bwo murapeshanyije. Ubundi yero niwe wagombaga gutsinda. Wowe ufite 5, wafite 200. Ese singe watsinze. Ariko mbabarira. Baro haguruka gatoya. Adeli mbaro haguruka gatoya mu kiganiro. Haguruka. Cameraman. Uri kumufata neza. Urabona n'umwe wese. Adeli mbaro genda nk'aba miss gere hari yawongera ukatugaruka. Ugende nk'aba miss. Oya nyine irya nk'aba miss. Cameraman uzengurutse kamera ku buryo igende mufata, sibyo? Genda wirya nk'aba miss kuno miss bagenda mu nose. Cameraman mufate. Ihagara nk'aba miss. Garuka. Yewe ifate nk'aba miss. Miss haguruka nawe. Haguruka. Oya nta kibazo genda nyine nkanoza nk'aba miss. Ugende neza. Kamera mumfate na Fisi nawe. Mumfatire. Kugenda nk'aba miss. Genda nk'aba mister. Wite wifunga. Geza wite wifunga. Mufate neza. Kamera marimo neza. Ifunga nk'aba mister. Garuka. Iyowe. Umuhobere. Nubwa mbere nsetse mu kiganiro meruka guseka naguje na Skyto. Aya Skyto aravuze ngo ufite ngo icyo bita bucinene. Ni ngono ngagatswi. Cyaro rugo. Wise wahagira. Fi wava nkangaha. Ukagenda nk'ibirometero bingahe n'amaguru. Ntubiri icyuya ntiwahagire. Oya, ngewe mani maze kuba munini. Genda biramvura. Fisi rero. Niba ushaka gutsindira 5,000 muri mwebwe. Kandi nge ni Serenate Nyamo. Kahambirwa. Fi ndarahiye imbere y'Imana isumba byose. Noneho ndahite nyabaha.
ngaho tubwire sawa haguruka Ugiye kutubwira oye kameramani yego haguruka haguruka intebe nzisiza hano kamerama aka kantu ugafate neza haguruka mwese muze hagarara hano fisi shyiraho ngaho hagarara aha ngaha fisi nawe hagarara aha ngaha hano kamerama wafate neza ntebe tuzikureho okay fisi tugiye kubara uri butange undi hano kameramani hano uri kumbona uri butange undi hano inote ya 5 arahita yitsindira oya humura ariko ashatse mukirukanga tubwa bwiki tugiye gutangira rimwe mwakwishusha mukore sport mukore okipoma aya mafaranga ni menshi okipoma irushanwa urigiteguye gute bitanu urabicyura irushanwa wowe utsinda nanjye gira icyo ubwira abafana bawe cyo nabwira abafana banjye bakomeze bangume inyuma kuko njye ndi mu bantu ba mbere bagiye gutsinda sawa twagiye we wabwira icyo abafana bawe kora ekipoma mushe irushanwa rirakomeye cyane abari kukureba ikiganiro cyawe kimeze gute amafaranga inote 5,000 ndayacyura ariko ntutwibe ntabwo njye mbiba wowe utsinda leta yacyura okay muriteguye okay tugiye kubara rimwe kabiri muriteguye nimvuga gatatu subira inyuma muri kwiba nyina nimvuga ngo gatatu muze uri kumva twagiye rimwe kabiri gatatu muze umfata yatware kameramani bifate umfata ndi hano umfata yatware vayo umfata yatware ntabwo wapagiramo irushanwa rimeze gute oye nyashaka kumfata gutya nyina kamfata kamameze irushanwa watsinzwe nagufashe fisi bimeze gute nizo watsinze dusubiremo mu irushanwa ntawatsinze dusubiramo mu irushanwa akuramo amafaranga yanjye nawe gute amategeko agomba gufata umuntu ukamukomeza amategeko ubundi ya mbere sibyo watwibye yari ukukugeraho uhagaze hari urangije uratuzunga ngo bigenda arongera amatera agateka fisi niyemeza ko watsinze urayabona igihembo reka noneho hoye reka nkora ukuntu tugiye kubigenza ukuntu tugiye kubikora ni uku nguku abantu muri komenti mutwandikire mutubwire ari fisi ari na Adeline ninde watsinze irushanwa noneho muri komenti tuzongera duhure dutanga igihembo ku muntu wagize gute ku muntu watsinze irushanwa ndabasabye wowe kuri kino kiganiro yaba ari ku Musana TV yaba kuri Ema TV show ndagira ngo umbabarire umfashe uranyibye unyandikire muri komenti umbwire ngo uwatsinze ni uwuhe jewe niko natsinze umvaganira sinatsinze sinatsinze ntabwo watsinze ni ukuri mbega fisi kubera ko wari wagerageje yakoze bagukubita nk'igihumbi muri bitanu ariko ntacyo ubwo nagerageje kukurusa wandushije pe abantu badukurikiranye abantu badukurikiranye kino kiganiro bo ikintu bagiye gukora ni ukuzandika muri komenti bakavuga ngo Adeline yatsinze cyangwa fisi yagize gute yatsinzwe ase ko mbona ushaje ndashonje ahubwo naze kwiruka uhita usonza kwiruka uhita usonza se sengira icyaka n'inzara rahira bama nene nayirya ukayimana urya nk'ibiro bingahe by'inyama ibiro by'inyama ntabwo ngewe ndya inyama nyinshi ngewe nkabije nari inyama nyinshi ndya intongo 3 ari inkoko nyirya yose kuko mbanzi ko nta ngaruka iri bungireho
ibindi bijya nkeya kuyikora kuko zitera ingaruka. Inyama zitukura sinarenza Aderi wowe. nariye nyinshi. Jewe nanjye ubwanjye sinkunda inyama kuko nazibonye ndazitera da. Kaburyo akanusu wakipeve. Ikiro cy'ubugari wakimara? Oya, ikiro cy'inyama ratisi wakimara. Oya, ikiro cy'inyama ntabwo nakimara. Ikiro cy'inyama ni kintu. Cyakoze atari ukukubeshya jewe ikiro cy'inyama nakimara. Rahira. Nuko nyene nakunda inyama. Ariko ikiro cy'inyama nakimara n'ibiro 2 nabimara by'inyama. Yes. Fi, tuzongera ko dukora ikindi kiganiro twagusuye iwawe. Duteka ikiro cy'inyama. N'inusu. N'ikiro cy'ubugari. Mwicara uko muri babiri. Ninazimara. Wowe tuzaguha ikiro uhita umuha inusu. Tukate n'ubugari inusu. Ubugari inusu wowe wabumara. Inusu? Ntabwo wabutera? Ntabwo wayitera? Inusu y'ubugari ntabwo narya. Yariye n'ikiro cy'inyama. Ubugari inusu ni nyinshi. Cyakoze akanusu k'umuceri ko nakamara. Nawe? Oya. Ubugari inusu tuzayicamo 2. Koko nziko abantu banini barya. Akaba ari kwivugisha ngo ntabwo. Urya isafuriya y'imvange ariko? Imvange zo ndanazikura. Isafuriya urayitera ukayimara? Nk'ibiro 2 birimo n'ibishyimbo. Ibiro 2 by'imvange? Nakubwiye ko abantu banini barya. Nasigize ubwoba bari mutana uzabigura se. Uzamuraze ku nkeke. Ikiro cy'ibitoki. Ikiro cy'ibirayi. N'ibishyimbo bya 400. Bya 300. Bya 300. Ngiye nanga ibitoki shaho. Buretse wowe wavuze ikiro cy'inyama. Ye nkunda ibirayi. We akavange tuzashyiramo agasosi k'inyama ubwo ngubwo. Unashyiraho n'iyo nusu y'inyama. Nusu y'inyama uzayitera uyimare. Ubwo ibishyimbo ariko tuzabireka nta nyama na sosi y'inyama mu bishyimbo. Tuzateka igitoki n'ibirayi n'inusu y'inyama. Ushyiremo n'isosi. Tuzateka ibirayi gusa. Kandi wowe utazabirya. Wowe uzarya inusu y'umuceri. Wowe uzarya inusu y'umuceri. Oya, nise twateka ibyo bintu byose. Yego nyine. Ye nzarya ibirayi nibyo nkunda. Warya ibiro bingahe? Ibiro bingahe? Ikiro cy'ibirayi. Ikiro cy'ibirayi. Urana ikiro cy'ibirayi n'ikiro cy'ibitoki. Ikiro cy'ibirayi n'ikiro cy'ibitoki. N'inyama inusu. Ndakaswingiye. Ariko jana ndazira. Ndagi biryo. Ntabwo uzabasha kwipepera. Ntabwo nagushaka. Ntabwo nagushaka. None se wowe uzaba uri kurya asana ngibaze. Umutunzwe. Ibaze mushatse nk'umugore nkajya arya ibiro 2 by'inyama nawe akarya ibiro 3 by'ibirayi nawe akarya ibiro 10 by'ibirayi. Urugo rwawe rutunaniye. Yawe. Rero. Fi. Aja kuba ariyo mpamvu yatandukanye n'umugore. Akira. No mukunzi babyaranye. Wasanga yaramujyanye muri restaurant akarya ibiro 10 by'akabenzi. Nukuri kw'Imana ataba ariyo mpamvu mwatandukanye. Ariko nanone ngo burya umugabo unarya cyane mu rugo abazi guhahira urugo. Umva ko nyine ari umugabo. Ese ni umugore. Ariko umugore nawe uzi kurya mu rugo abazi gukorera urugo. Ubundi bavuga ko umugore arya uturyo duke kugira ngo abashe kugira imbaraga, abashe kujya kuri taye, agira agataye gato, urumva kugira ngo ivi na ivi bigende neza. Noneho Adeline ameze nkanjye urya umufuka w'ibirayi
Ubwo niba ari uko bimeze mushakire umuntu utagira umufuka tugiye kuzabana wowe mwashobokana indakunda uzi ikintu tugiye kureba Adeline naryame hasi mujye hejuru ture ko tuzabishobora sawa oya Adeline oya haguruka mu kiganiro haguruka fisi nawe haguruka ewa tugiye gupima ibiro turebe Adeline ugiye kuryama urumva fisi nawe kuramo ku gakapu umujye hejuru noneho turebe tuvuge ngo ibintu bizarya cyane ntabwo bizarya bakunzi bacu bwabwo mudukurikiranye mumbare umanza muri ino sketch twagiye kugira ngo nzambura amaguru none se gutera akabariro ntabwo mwanashyiramo n'inkweto oya kugira ngo ndambure amaguru neza kugira ngo fisi agereyo neza okay kabanze nkure ndambure n'akazi sasa aka hano sasa kabera mama barakakantu kamate neza Njineri, none se ntabwo nagira ngo kumanza uhita uryama uryama murakire uyu mushinga witeguye gute oya ariko mujye hejuru neza samurya motore oya egera ruguru turebe egera ruguru tuzajya turyama ubu ngo niyo uzajya umumunyi ayiwe ubwo kadusoza ikiganiro we nta bikoze ibyo udahata we kamanza nsoza ikiganiro yafi muhaguruke ngwino ayiwe mbega ikiganiro iki ni icy'umwaka fisi guhaguruka biramunaniye kabiri reka nshimire wowe uri gukina kino kiganiro kuri Musana TV reka nshimire nawe twakomeje kubana kuri Emma TV show reka nkubwire ngo komeza kunezezwa n'iki kiganiro turi kukugezaho reka nkubwire ngo wowe nimba utarakora subscribe umanza unyandikire kuri Emma TV show unyandukire kuri Hogoza TV show unanyarukire no kuri Emma TV show na Musana ukanzo subscribe kugira ngo dukomeze kubona ibiganiro byacu uko umunsi ku wundi tubibageze ibiganiro byiza kandi biryoshye komeza kubana natwe reka mbwira ko wari kumwe nanje Emi Atoman ibiganiro byacu nakagaruka bye ciao